Dutangiranye n'umuzamu mw'ishyamba urimo wirukanka cyane ateruye akana ikigaragara cyo nuko akana yashakaga hana gahisha yahise agahisha aho ngaho renzaho amakoma arangije akomeza kwirukanka cyane yarahagaze abura ukuntu abigenza aravuga ati reka nicomeke muri aya mazi wenda biraza kugira icyo bitanga yahise yifuka umunwa ahita yicomeka muri ya mazi umugabo akomeza kuza yirukanka cyane nawe ashakisha wa mudamu wari ufite akana menye icyo yashakaga ari ukubagirira nabi yaraje akomeza guhamagara ngo Monika aravuga ati ayubusa n'ubundi ndaza kukubona umugabo yakomeje gutambika mu ishyamba akomeza kugenda ariko ubona ko nubundi byamucanze yabuze amerekezo yanamuza hana herereye umugabo yakomeje kwirukanka cyane mu ishyamba wa mudamu umugabo akimara kurenga yahise ava muri ya mazi akomeza kuza yihuta cyane abanguka agira bwango agira ngo atabare kakana yavuye muri ya mazi araza agana handi yari yahishe kakana muri ya makoma agira ngo agatabare disi afata inzira yigendere bagende yaraje kuraho ya makoma yihuta cyane arangije aterura kakana disi kakaziranenge k'ikibondo kagapucuri arangije aragafata disi yo umudamu disi ubonaga ko afite ubwoba bwinshi cyane kandi disi ubona ko yakundaga kano kana k'umuziranenge yakomeje gufata kakana aragaterura disi yo arangije afata inzira aragenda yo ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane aravuga ati disi twari duhuye n'ibibazo uyu mugabo yadufata ari kuguhitana umudamu yahise ajya mu rugo apakira imyenda apakirana byose arangije aravuga ati reka ngire bwangu umugabo ataza kunsanga hano n'ubundi kuko yahita amerera nabi yahise aterura n'igikapu cye aragenda arangije atararenga umutari muri ako kamwanya gisohoka yahise agongana n'umugabo we ahita amubwira ati sirivupe urimo urashaka kujya hehe mu byukuri uri gushaka kuba wajya hehe yaramukomeje kumubwira ati sirivupe nago mbyumva neza uburyo umaze gupakira ibintu nagushatse ntako nagize none ugiye gupakira ibyangu cyo ngufata inzira ugende ndagira ngo bitegereze neza aka kana uyu mugabo yashatse kugahemukira kuva na kera na niyi saha ndagira ngo bitegereze ntaza kugira ikintu ciko yakomeje kumubwira umudamu nawe aramubwira ati nago nshaka gukomeza kujya inoti cyangwa se ukomeza kujya utuma nanjye nagira ubwisanzure kandi nanjye ndi umuntu ugomba kugira uburenganzira bwanjye ndagira ngo iyi nkuru ise kuguha isomo wowe utoteza umuntu wawe umudamu yashatse gusohoka umugabo akomeza kumutangira aramubwira ati nta hantu uri buze kujya icyo nzi cyo ntago unegeka genda gutegeka tuzu hamwe ahubwo namereze n'umwana wanjye umudamu yakomeje kumubwira ati ntago ushobora gukomeza kuba muri ubu buzima ukomeza unoteza cyangwa se ukomeza utama ubwisanzure umudamu yajyaga gusohoka umugabo agakomeza kumutangira akamubwira ati nta hantu uri buge icyo nzi cyo urabanza usiga uwo mwana mbere yo kugira ngo ugende umudamu disi yabuze uko abigenza arangije amuhereza umwana we disi umugabo aravuga ati no gumana umwana wawe mugumane icyo nzi cyo ibyo wari umupanga byo kugira ngo ugende byo ntago biri bukunde umugabo yakomeje gutoteza umudamu aramubwira ati n'umundi icyo cyana twakibyaye nagishaka niyo mpamvu rero ibyo wigira byose bitaza kuri buguhira umudamu yakomeje guhoza akana disi kari kurira yo akomeza kugaterura disi ubona ko akana yanagakundaga yo yarakiyegereje disi akana gatangira gutuza yo reka bakwereke gato yabukeye harahandi twahise twerekera gatoya bahita batwereka ku rundi rugo rwari uyu mugabo yibuka neza ukuntu akana kari gatangiye kugenda gakura disi umugabo akanga wibuke neza ko urakani kakana katsangiye kugenda gakura ariko n'ubundi umugabo yaragatotezaga yo umudamu yamwakiraga neza akamuzanira amazi ariko akana ukabona ko disi umugabo atagakunda kandi akana kagahora kababaye ubona ko akana kihebye yo umugabo disi yakomeje kubwira umudamu we ati n'ubundi uko byamera kose akana kahise kagenda kamuzanire urwandiko disi kamwereka ikintu karimo kiga uburyo karimo kiga umugabo yakomeje kureba cyane aravuga ati ni wowe ni ngewe arangije umugabo yahise agira umujinya afata rwa rupapuro wa mwana yaramuzaniye arukubita hasi n'umujinya mwinshi cyane aramubwira ati giye bisimba mbishaka uburi mu nzana aho ndata imbere wibuke neza ko uyu mugabo akakana n'ubundi katangiye gukura uyu mugabo atagakunda uyu mugabo ahubwo ataranakishimiraga yo umudamu disi yakoba akana kahise gahindukira kareba mama wako karamubwira ati kubera iki papa akunda kunoteza ati bura biterwa n'iki ese mama bura wazaje umubwira disi akambwira neza yo umudamu disi yahise abwira akana ke arakabwira ati humura mwana wanjye bizagenda neza akana kahise gahobera mama wako ubona ko kanishimye disi kikundiraga mama wako yo akana gakomeza kuvuga ati n'ubundi bizagenda neza bebe nugira ikibazo barakwereka bwarakeye tugarukana none ahandi hantu hitwa Nose the Spurs arangije tugaruka wa mwana yarakuze hari haciyemo igihe kingana n'amezi nk'atatu ngo wa mwana yaraje gukura cyane ari umukobwa mwiza cyane yari ari mu rugo ari kwita kuri papa we arangije amuha amafunguro akomeza kumubwira neza umugabo ubona ko bimwanze mu ndagira umujinya mwinshi cyane umugabo kuko nyine wabonaga ko ari n'umugome uyu mwana ntabwo yamukundaga kuva na kera yararangije arasakuza cyane aravuga ati ibyo bintu utangiye kumvuga mu matwi ni ibiki nkuraho urusaku n'ubundi je nago nagushakaga kuva na kera umukobwa yakomeje gusakuza disi akomeza
kurira ubona ko disi afite n'agahinda. Umugabo yahise afata bya birya arabimena n'umujinya mwinshi cyane aramubwira ati nziba mu matwi bikomeza kunsakuriza n'ubundi nge ntago nari ngukeneye. Umukobwa yakomeje kurira disi, umugabo akomeza kwitotomba. Ako kamwanya umudamu we mama wa kakana yahise azayihuta cyane avuga ati winotereza umukobwa, atari kubiterwa n'iki gukomeza unotereza umwana, ati ni ukubera iki, bizarangira gute, kuki uhora uhohotera uyu mwana wanjye, ubu kubera iki, kuvana kera reba kugeza na n'isana n'ubura cyamubwira nabi, urabona uyu mwana azabona umutuzo gute. Umugabo yahise agenda disi, umubyeyi akomeza kugumana n'umwana we, akomeza kumubwira ati hangane mukobwa wanjye, ndabizi neza ko n'ubundi nakubyaye uyu mugabo atagushaka, nakubyaye so atagushaka, ariko uraza kumera neza kandi ndabizi neza ko ibi byose bizarangira kandi bizagenda neza. Umwana disi yakomeje guhoberana na mama we, barakwereka bukeye umwana hari ahantu yari agiye gutemberera, yarangije aza kwaka uruhushya papa we ndetse na mama we. Arangije aravuga ati sirivu presi nshaka ko hari ahantu uza kuri bujye, ndashaka uze kuguma ahangaha, ni ahantu nshaka uri buze kujya, uguma ahangaha sindi bukwemerere kugira ahantu ujya. Umugabo yakomeje kubyanga, akomeza kubidiringaho n'umudamu we. Umudamu aramubwira ati rata genda unyaruke ujye kureba ukemura utubazo twawe, unatembere ujye naho abandi bari, nta kibazo, wowe upfa kuba utari butinde gusuze kubanguka. Umwana yakomeje kubasobanurira utuntu agiyemo n'ibyo agiye kureba. Umugabo disi akomeza kubyanga, ariko umudamu yarashyigikiye umwana w'umukobwa amubwira ati n'ubundi mwana wanjye usimbuke kandi uze kubanguka. Umugabo yakomeje kumubwira ati n'ubundi jewe wagenda utagenda n'ubundi je ntacyo bindebaho, ati uba wiriye wigize umuntu uri aho ngaho gusa nta kintu witaho. Umudamu yakomeje kumubwira ati tuceceka vuba, ceceka njyewe amafaranga ndayamuha agende akemura ibibazo bye aze kubanguka, uyu n'umwana wanjye ntukajye umutoteza. Arangije aramubwira ati mwana wanjye ahubwo nyara kubanguke, ati kandi mwana wanjye disi ndagukunda cyane. Yamuhaye akabizo kwitama aramubwira ati mwana wanjye nyara kuze kubanguka, ati ndabizi neza ko kandi biraza kugenda neza aho ugiye. Umwana yafashe inzira disi arigendera. Umudamu nawe umugabo ahita amubwira ati nubona ko ukomeza gushyigikira uriya mwana mu mabi. Umudamu aramubwira ati ceceka n'ubundi ibyo nkora byose jewe ndabizi uriya n'umwana wanjye. Umudamu yahise ahaguruka aravuga ati n'ubundi ibyo twari turi gusangira byose by'inkwane cyangwa unabyirire, kubera ko nanjye ukomeje kujya unoteza cyangwa se ugakomeza gutoteza umwana wanjye ntabwo twakumvikana. Umugabo yakomeje gusuka icyayi arangije nyine avuga ati ntacyo bindebaho. Twagarutse gatoya disi bategereza umwana baraheba, bari bategereje ko disi umwana ari kuza. Umugabo yari aho ngaho ari gusoma igitabo aravuga ati si umukobwa waje ko atari kuza byagenze gute, ati ufate inzira ujye kumureba niba wumva mubabaye. Niko yahise amubwira. Umudamu aravuga ati ni ukuri kunsubiza, ati ku mwana wanjye twabyaranye, ati gusa aramutse abuze cyangwa akagira ikibazo byagenda gute, ndaza gufata inzira njye kumwirebera, ati nawe ariko ibyo wakora byose ufate inzira ugende umurebe, ati kuko n'ubundi ni wowe umubabaye cyane. Yarakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byamera kose yagaruka atagaruka ibyo biramureba. Umudamu yaravuze ati reka mfate umwanzuro nanjye njye kwirebera umwana wanjye. Aramubwira ati wagenda utagenda ibyo birakureba, ugenda umushaka iyo ari kandi urahazi neza aho yagiye. Umudamu yahise afata inzira disi aragenda nihuta cyane ajya kureba umukobwa we. Tugaruka muri ako kamwanya umugabo asigara yicaye avuga ati yamuzana atamuzana ibyo ntacyo bindebaho. Disi umugabo yagumye aho ngaho, umudamu ajya kwirebera umwana we. Arangije bwarakeye umukobwa yakomeje kugaruka arimo ataha. Muri ako kamwanya ari mu nzira ari kugenda usa naho hari ahantu. Ako kamwanya hari umugabo wahise amwitambika wari wambaye maske n'inyuma ye haturuka ukundi. Ikigaragara cyo nuko uyu mwana w'umukobwa bagiye kumuhohotera. Baraje bafata wa mwana w'umukobwa akomeza gutaka cyane, akomeza kubiyaka, akomeza kubiyama. Ako kamwanya mama we yarari mu nzira ajya kumureba ahita yumva amajwi menshi cyane y'urusaku. Ikigaragara cyo nuko umwana we bari bagiye kumuhohotera. Yahise azabura uko abigenza, aterura urubando rwari ruri aho ngaho, aterura urukoni aza yirukanka cyane. Babagabo icyo nzi cyo nuko bashaka kumfata ku ngufu, yaruhonze umugabo umwe. Muri ako kamwanya ahita yitura hasi. Ako kamwanya umudamu aravuga ati munde kukira umwana mumvire ku mwana mwabiraramwe, ati murashaka iki. Umugabo yahise azahagurutsa mugenzi we washaka gufata ku ngufu. Umudamu agarongera kuba kuvutagura ibikoni. Barangije baragenda. Umudamu disi ahita ahobera umwana we, abandi barirukanka cyane. Akimara guhobera umwana we disi bafata inzira disi ngo bagende hakiri kare. Yaramubwiye ati dufate inzira tuve hano twirukanka tugende, bari abagabo bari bagiye kuguhohotera batongera kugaruka. Barakomeje disi baragenda bagera mu rugo bahita bahura n'umugabo ati ntarinzi ko mwabwo muraye nzira, narinzi ko mutari bugaruke. Umudamu yakomeje kumubwira ati kubera iki n'ubundi ukomeza kudutoteza, ati reka ngutekerereze ko byari bigenze, uzi ko duhuye n'abagizi ba nabi bari bagiye kumufata ku ngufu, none nawe urimo urivugishwa ibyo ngibyo, kuki utajya unyumva cyangwa se ngo dutege amatwi, ubiterwa n'iki? Umugabo yakomeje kuvuga ati nanjye bamufata batamufata ubizi isani sangaye kubera iki yari yatinze, yarakiri mu biki. Yakomeje gutekerereza umwana, akomeje gutekereza papa. Aramubwira ati nanjye nago nari kuzi ibyo nari ngiye kureba nabibonye, atabwo nuko abagizi ba nabi bari bagiye kungirira nabi. Umugabo yahise afata inzira aragenda. Umukobwa akomeza kurira cyane disi avuga ati baba kubera iki ukunda kunoteza.
umudamu yakomeje umwana yakomeje kurira cyane umugabo kubera iki papa akomeza kumbwira nabi papa wabo yafashe inzira aragenda umudamu ahagurutse umwana we disi ahagurutse umukobwa we aramuhobera cyane aramubwira ati mwana wanjye ihangane icyo nzi cyo byose bino byose bizashira kandi uzamera neza kandi uraza kumera neza yo umwana yakomeje kurira disi ubona ko afite agahinda kenshi cyane kubera uburyo papa we yamutotezaga yo umwana w'umukobwa yakomeje gukebuka disi aramureba aravuga ati tugende tujye mu nzu ati icyo nzi cyo bizashira ako kamanya umugabo menya yari umufundi yari agiye gukora ku ishasiye yari arimo yurira urwego agira ngo ajye kureba ibyo akora arangije arakomeza azamuka ku rwego hejuru ariko mu by'ukuri nituzi ngo agiye gukora yiki ako kamwanya umugabo yarebye hejuru niba byaragenze guteranyereye yahise amanuka yitura hasi disi abangaba bari bamushyiriye ibiryo bya saa sita bari mu nzira bari kugenda wibuke ko neza uyu ni wa mudamu uriya mugabo umaze guhubuka ku rwego ndetse n'uyu ni umukobwa we ndagira ngo bakomeje kumushyira ibiryo disi barikiri mu nzira bari kugenda disi ako kamwanya yarebye hakurya umudamu akimara kugera aho bari bamushyira ibiryo bahise bagwa mu kantu bahise batura ibyo bari bazanye hasi bajya kumwegura basanga aho yari yaguye disi mugabo yahubutse ku rwego ahita anavunika urebye ahantu yari ahubutse hari harehare cyane baraje disi bakomeza kumukigakiga bakomeza kumva ko akirimo akuka abwira umudamu utihute cyane ujye kuzana ubutabazi yabwiye wa mukobwa bariruka cyane ajya kuzana ubutabazi aravuga ati yari ahantu wahubutse ni harehare cyane ahubwo disi mana yanjye sinzi niba ukirimo akuka yakomeje kurira disi umudamu akomeza kubabara cyane ubona ko disi binamurenze umwana disi yagiye kuzana ubutabazi umwana isi nijuru umudamu yakomeje kurira cyane akomeza kumukora ku mutima ngo mve kugitera byarangiye umugabo disi yanavunitse amaguru birangira abana mukize mu kagare umwana we yari ari kumwitaho disi wa mwana w'umukobwa ari kumuvura disi ubona ko ari kumusiga amavuta kugira ngo akomeze amere neza byarangiye umugabo disi amabaye avunaguritse disi bituma anicara mu kagare kandi wibuke neza ko uyu mugabo yari umunyamutima mubi yagiraga umunabi yangaga uno mwana w'umukobwa yakomeje kumusiga amavuta akomeza kumuganiriza aramubwira ati papa ati nukubera iki nyine utajya unyishimira umwana nibyo yari arimo amubaza amubwira ati kandi ngukunda disi mbana nakwitayeho uyu mugabo disi nta keza yagiraga yari umugome cyane ubona ko ari umunyamutima mubi umwana yakomeje kumusiga amavuta aravuga ati niyo ubusa n'ubundi ndakomeza mbikore ariko mu by'ukuri ntukanoteze nanjye unyereka urukundo yahise amusunika mutura hasi ati giye kwikomeza kumbwira ubwo bugambo niba ari ukumvura umvure cyangwa se ubyihorera umwana yarahagurutse yarabongeye yaramuhagurutsa mama we disi aramubwira ati komeza umwiteho ni papa wawe ntago wareka kumwitaho disi ariko mu by'ukuri umugabo yari afite umunabi kandi afite n'umujinya ubona ko disi nta kintu binamumariye yari umunyamunabi yanga uno mwana umukobwa akomeza kumuvura bwarakeye bamushyira mu kagare barangije batangira kujya kumugendesha ngo barebe ko yatangira kugenda yatangira kumenyera kujya agenda baramuhagurukije mu kagare disi ngo bamutereshe intambwe barebe ko yatera intambwe byibuza yatangiye gutera intambwe gato ako kamwanya disi yaramucitse ahita yitura hasi umwana ahita yegera ku ruhande umugabo aravuga ati ibi ni ibiki nye kuki muri kuntura hasi umwana yahise yicara amusaba imbabazi aramubwira ati mbabarira ninjye ubikoze yahise asa n'umufata mu ijosi disi aramubwira ati mwana wanjye ibi byose nanjye ndi gukora izi ni ingaruka zo kuba nanjye narakubwiye nabi disi ikigaragara cyo nuko umugabo agarukiye umwana we yatangiye kumbwira ati mwana wanjye kuva uyu munsi kugeza n'aka kamya ntago nzongera kujya ngutoteza ndagira ngo ngushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu kandi wibuka gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na zino nkuru ngenda nkugezaho umugabo yakomeje gusaba umwana w'imbabazi akomeza no kumushimira cyane aramubwira ati papa wanjye ndishimye cyane kuba ungarukiye kandi ukaba utazongera kunoteza kandi ukaba ugiriye umutima mwiza wo kujya umbwira neza umwana disi yakomeje kwishima cyane na mama we arishima cyane aramubwira ati papa wawe ni umuntu mwiza disi ni umunyamutima ati kuba yemeye disi kugaruka yahise amusoma ku kaboko disi aramushimira cyane amubwira ati mwana wanjye ibizi ni ingaruka zo kuba narakubwiraga nabi ntago nzabyongera kandi ntago bizongera kuba nakubabaza cyangwa se ngo nkomeze kuba nagutoteza ahubwo tugiye kwibanira neza mu mahoro kugira ngo disi tuzagira ejo heza disi bahise bamuhagurutsa baramubwira ati haguruka disi tugende dutambuke turebe ko disi utwagera mu rugo mugabo yaravuze turekane ikanyakanye neri intambwe tugende disi ndebe ko nazakira bari bishimye cyane disi umugabo atangira gutera intambwe ari nako agafilime kagana ku musozo nkomeza kugushimira we twabanye nkwibutsa gukanda subscribe like share na comment kugira ngo utazacikwa nagasobanuye ku butaha hanyuma twari turi kubana nitwa MC Nganzo ndabashimiye kandi ndabakunda cyane.